tuzarya ikica ntacyo kizadutwara. Kuba barandoze izo nshuro zose bagambiriraga kugira ngo mpfe, ariko tugenda n'ijambo rivuga ngo tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara. Ntabwo tugira iryo kutabirya, tutabiriye ahubwo ntabwo twaba turi muri gahunda. Umva ngo narabiriye ntibyagira icyo bintwara. Kutagira icyo bintwara niho hari imbaraga z'Imana kuruta uko ntabirya. Ntabiriye ntazihari nyinshi, ahubwo kubirya ntibinyice niho imbaraga z'Imana ziri, bakamwarwa bakabona ko baruhiye ubusa. Nari mbabwiye ngo Imana yacu iremereza ibintu kugera ku rwego ushobora no guca mu muriro kugira ngo nuwusohokamo bavuge bati ni ukuri iyi ni Imana pe, iyi niyo. Nabahumurizaga mbabwira nti nimuhumure, nuba mu bibazo ukagera ku rwego ubona ko Imana itagutabaye vuba ngo ibikemure hakiri kare, ni uburyo bwo kubiremereza kugira ngo ishimwe rizaze rifatika. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana mu ntego zitandukanye. Harimo ababa bagiye gutanga ubuhamya, harimo ababa bagiye gutanga inama n'impanuro, impuguro zitandukanye, hari ababa bagiye kubwiriza ijambo ry'Imana. Uyu rero turi kumwe na Evangeliste, uyu ni umuvugabutumwa mwiza cyane Imana yahaye ijambo kugira ngo ajye abwira abantu yuko Yesu agira neza. Niwe rero tugiye gufatikanya muri aka kanya kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana ry'umunsi, ndetse azajya nakomeza kudufasha. Ariko kugira ngo mumumenye kuko n'ubwa mbere tumwakire ku Iyobokamana TV, reka tubaze tumubaze amazina yiwe. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane, turabyishimiye. Ninde rero tugiye kuganira, muratubwira amazina yanyu? Amazina nitwa Evangeliste Misago Alfred. Alfred, murakomeye? Turashima Imana. Alfred ni umukristo wo muri hetorero? Itorero rya ADPR. Ahagana he? Nyarutarama. Wow, ni umukristo rero wo mu itorero rya ADPR Nyarutarama. Alfred ni umusore, ni umugabo, ni muntu ki? Alfred ni umugabo, mfite umudamu n'abana batatu. Wow. Ni byiza cyane rero, turakwishimiye cyane ko kwakira ku Iyobokamana TV, kandi ntabwo tukwakira nonaha gusa, ahubwo nkuko namaze kubivuga uzajya udufasha cyane mu ijambo ry'Imana, kubera ko Imana tuzi yuko yaguhaye iyo mpano. Ngira ngo urabyemera? Oya, ndabyemera, ndanabyiteguye. Amen. Bakunzi b'Iyobokamana TV rero mwabyumvishe, uyu ni umukozi w'Imana rero agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Mbere yuko atangira kutugezaho ijambo ry'Imana, reka tubanze tumuragize Imana, ubundi tumuhe mikrofone atuyigishe ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ukuntu uri Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, ubutware ndetse n'ubushobozi. Turagushimiye yuko wabanye natwe, ubana na Evangeliste Alfred, warubizi cyane ko kuri iyi tariki bwa mbere azavugira kuri Iyobokamana TV, abwiriza abantu ijambo ryawe kugira ngo rigere kuri benshi. Ndakwinginze cyane ngo iri jambo agiye kubwiriza ndetse n'andi magambo yose n'ibindi bikorwa byose bigamije gushyira izina ryawe hejuru azakorera ku Iyobokamana TV, Data wera uzabane nawe, uzamufashe, uzareka twubake ubwami bwawe dufatikanije n'uyu mukozi w'Imana. Ngaho bana nawe rero ureke akubera impando, ubundi wivugire, izina ryawe rishyirwe hejuru, mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Akira rero mikrofone, ubundi abantu b'Imana bakugiraho umugisha. Murakoze cyane. Nshimiye Imana kandi nshimira n'umukozi w'Imana uduhaye ikaze kuri Iyobokamana TV kugira ngo tuganire amagambo y'Imana mu gihe cya none ndetse n'igihe kizaza, uko Imana ikomeje kutwongerera ibihe byo kubaho. Tubahaye rero ikaze abadukurikiye muri uyu mwanya. Niwo murimo Imana yaduhamagariye kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, nk'uko Paulo yaravuze ati turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, kandi Imana yingingira abantu muri twe. N'uyu mwanya birashoboka cyane ko mu ijambo ry'Imana hari abantu Imana igiye kwingingira muri twebwe kugira ngo barusheho gusobanukirwa byinshi binyuze mu ijambo ry'Imana. Bamaze kudusengera, reka dusome ijambo ry'Imana, dusomye icyanditswe kigiye kudufasha mu ijambo tugiye kuganira. Turagisanga mu gitabo cy'Imigani, igice cya 25, umurongo waho n'uwa 2. Imigani 25, umurongo waho n'uwa 2, haravuga ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura.
icyubahisha imana ni uko ikinga ibintu, ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Aya niyo magambo tugiye kwifashisha, ariko kugira ngo byumvikane ijambo riba rifite intego cyangwa icyo twakwita ngo ni umutwe mukuru. Ijambo rero nifuje ko tuganira muri uyu mwanya ni ijambo rivuga ngo irabiremereza kugira ngo rize ribyibushye. Irabiremereza kugira ngo rize ribyibushye. Umuntu yahita yibaza ati se ni ibikiremereza? Irabiremereza kugira ngo rize ribyibushye. Mbere na mbere hari kumvikanamo ngo rize ribyibushye ni ishimwe. Ni ishimwe. Ubundi ubusanzwe Imana yacu ni Imana ikunda amashimwe. Hari n'ijambo rivuga ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza. Byumvikane ko Imana niba ikunda ishimwe, ifite n'uburyo ishobora kuritegura ikagera ku rwego inabiremereza rikaza rifatika ribyibushye. Aya magambo nifuje ko tuyaganiraho ku mpamvu z'uko hari kenshi tuba twibaza tutize kuki umuntu ashobora kuba mu bibazo Imana ntibikemure hakiri kare, ntibikemure vuba, ntibikureho bitaragera ku rwego umuntu bimugora cyane. Ariko naje kubafasha kugira ngo dufatikanye tumenye ibanga ribyihishemo, ko ari uko Imana iba ibiremereje kugira ngo iryo shimwe rizaze ribyibushye. Kandi natwe mu buzima busanzwe, iyo umuntu yamaze kumenya ibanga ry'ikintu yakora kugira ngo ibyo yifuza kugeraho bizaze bifatika ari byinshi, bifite umusaruro munini, icyo kintu turagikora. Imana yacu rero nayo ubuzima tubamo, ubuzima dutunzemo nk'abakristo, abantu bamenye Imana bakayizera, bijya bigera ku rwego umuntu ashobora kubaho mu buzima bw'ibibazo runaka, Imana ntibikemure bicyoroshye ngo bigarukire hafi, ikagera ku rwego ibiremereza kugira ngo bize ishimwe rizaze naryo riremereye. Niyo magambo tugiye kuganiraho, kandi ndatekereza ko Imana iraduhana umugisha muri iri jambo ryayo. Hari inzego zigera nko kuri 3 nahishuriwe muri aya magambo Imana inyuzamo iri shimwe ryayo kugira ngo rize rifite imbaraga ariko riturutse kuri twebwe. Urwego rwa mbere ni uburyo Imana iritegura. Mu gutegura ishimwe Imana irema ikibazo. Abantu mudukurikiye mutwumve neza, Imana irema ikibazo ikakirema. Mu kurema ikibazo nicyo twakwita ngo ni ugukinga ibintu. Biriya tubwiye ngo icyubahisha Imana ni uko ikinga ibintu. Muri iyi si twebwe tugira ikintu gituma twubahwa. Umuntu ashobora kubaha kuko yize cyane, umuntu ashobora kubaha kuko afite amafaranga, umuntu ashobora kubahwa ku mpamvu runaka se kuko afite umwanya ukomeye mu buyobozi. None Imana yo ngo ikiyubahisha ahandi kuri cyubahiro ngo nuko ikinga ibintu. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana, hari amagambo avuga ngo Yesu Kristo aravuze ngo ni ngewe ukinga ntihagire ukingura. Kumbi muri uku gukinga kwa Kristo haba harimo n'ibanga ry'uko ishobora gukinga ariko yazakingura abantu bakashima bakavuga batayi we ahidukuye ukagira ngo ni impuhwe abantu bafitiye Imana. Kumbi yari yarabakingiranye, ibakinguriye, ishimwe rirabonetse, baje gushima Imana ko bavuye ahantu hari habi. Imana rero igitegura ikibazo ikakirema, yamara kukirema ariko ikakirema muri gahunda yayo, ari ukugira ngo iziheshe icyubahiro abantu baze bayishimye. Reka dufate ingero nkeya muri uku kurema ikibazo. Dufate ingero ku mudamu witwa Hana. Uyu mudamu witwa Hana tumubona muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli. Izi nkuru ze niho ziboneka uhereye nko mu gice cya mbere. Uyu mudamu yabaye ingumba, aragumba rwose aba hatabyara. Ariko igitangaje, iyo usomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka niwe wari waramuzibye inda ibyara. Hano tuhumvikaneho neza. Akenshi iyo abantu tubonye bari mu bintu bitameze neza, hari igihe tuvuga tuti yo ni abadayimoni, ni amashitani yamuteye, ni amarozi baramuzinze. Tukibagirwa ko muri gahunda y'Imana n'umugambi w'Imana naho hashobora kuva ikintu kibabaza umuntu, akandi tugasobanukirwa bizatuma tutazajya ducana imanza.
ubwo tubona umuntu wagize ikibazo, ahuye n'ibibazo, se yarapfushije, yari afite butike irahombye, inka ze zirapfuye, ati ni ibyaha buriya, Imana iraje imukosore, ubwo twari twarabivuze. tugahita twiyumvisha ko ikibazo cyose umuntu ahuye nacyo cyaba gifitanye isano n'imyitwarire mibi yaba yaragize. Ariko ntabwo igihe cyose ariko bimeze. Dushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga, biratubwiye ngo Uwiteka niwe wari waramuzibye inda ibyara. Uwiteka, iyo ni Imana, si shitani, si amadayimoni, si abarozi, ni Uwiteka wari waramuzibye inda ibyara. Umuntu rero yakibaza ati, Imana ifata umuntu ikamuziba inda ibyara, ubundi kugumba ni ikintu kitari cyiza, kutabyara ni ikintu kitari cyiza. Iyo umuntu ashatse abavuga uti yo mbona umwana, none ikintu abantu batishimira kibabaza, Imana igeze ku rwego igikoreye umuntu. Byarashobotse, byarabaye, ariko bigaragara ko ari nk'umushinga Imana yari itangije, yifuza kuzabyaza umusaruro, kuzakuramo inyungu zitwa amashimwe. Uyu mudamu aba muri ubwo buzima bwo kutabyara biturutse ku Mana, ariko igihe kigeze Bibiliya iravuga ngo Imana yamuhaye umwana. Imuhaye umwana, yaje ashiba avuga uti yo ni Imana yica igakiza, ishyira ikuzimu igakurayo. Iki kigaragaza ko icyo Imana yari ikoze yari ikizi, yari yateguye ishimwe rya Hana ariko binyuze mu mubabaro. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ibasha kuremereza ibibazo by'umuntu, ariko n'ishimwe rikazaza riremereye. Amashimwe uyu mudamu yaje ashima Imana byari bifitanye isano n'uko nawe yababaye igihe kinini. Bana b'Imana mudukurikiye ku Iyobokamana TV, turi kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana irabiremereza kugira ngo ishimwe rizaze rifite imbaraga. Uyu ni umudamu Hana twari dufatiyeho urugero. Tufate urundi rugero kuri Yohana. Yohana yari inshuti ya Kristo. Ntabwo ari Yohana, mumbabarire, ni Lazaro, ahubwo tubisanga muri Yohana. Muri Yohana igice cya 11 tuhabona umugabo witwa Lazaro wari inshuti ya Yesu. Uyu mugabo witwa Lazaro ngo yararwaye. Yesu bamutumaho baramubwira bati ariko rero uwo ukunda ararwaye. Bamutumyeho kuwa akunda arwaye, aho kugira ngo amutabara akirwaye indwara icyoroshye itaramugeza ahantu hakomeye, ahubwo afata umwanzuro wo gusibira. Icyambere, ararwaye, ntamusuye hakiri kare ngo amufashe mu burwayi, amukize bitaragera kure, ahubwo aramuretse. Amaze kumureka, Kristo yabwiye abamubwiye ayo makuru ko arwaye. Yarababwiye terega iyo ndwara ndayizi, iyo ngiyo ndayizi rwose, iyo ntabwo ari indwara yo kumwica, ahubwo ni indwara yo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urumva ko kurwara kwa Lazaro si ikindi kibazo cyamuteye, sandi marozi bamuroze nk'uko tujya tuvuga duti umuntu baramuroga. Hoya, si irindi shyari ryabayeho, ahubwo ni gahunda yateguwe n'Imana, bavuga bati narware ariko nyuma tuzakuramo ishimwe. Icyambere, ntazapfa, dufite ubushobozi bwo kuzamukiza, kandi nitumukiza abantu bazavuga bati mu ijuru hari Imana ikiza. Lazaro yinjira mu burwayi, Kristo atanga itangazo rivuga ngo iyo ndwara ndayizi. Iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ijya ibiremereza, ariko kugira ngo n'ishimwe rizaze ribyibushye. Ku rwego rwa mbere, Imana irema ikibazo. Kurema ikibazo, umuntu ashobora kumvira ijambo akikanga akavuga uti yo Imana irema ikibazo. Irakirema ikarema ikibazo, ukabona kiragutunguye ukavuga uti kivuye he, kije gite, kuki ibi bintu mpuye nabyo. Uba ugomba gushishoza ukavuga uti wasanga Imana ikiremye, ariko hirya hihishe mwishimwe, wasanga ari Imana iremye iki kintu, ariko hirya harimo umugambi wayo w'amashimwe no kugira ngo nzayishime. Mbibutse ko ihumure nabaha tukiri muri aya magambo, niba gahunda y'Imana
mu kurema ikibazo ku buzima bw'umuntu ari ugushaka ishimwe, kandi ishimwe ry'Imana rikazaboneka ari uko ugisohotsemo. Byumvikane ko ntuzagipfiramo, kuko ugipfiriyemo wa musaruro Imana yashakaga ntiyaba ikiwubonye. Niba umusaruro izawubona uvuye mu kibazo, bitinde bishyire kera, uko byagenda kose uzakivamo, umusaruro Imana yashakaga iwubone. Ari nayo mpamvu tutakagombye kugira ubwoba ngo dutinye. Niba gahunda y'Imana ku kibazo runaka umuntu ahuye nacyo, ku burwayi, ku ntambara, ku makuba, ari ugushaka ishimwe, kandi rikaboneka ari uko nsohotse muri cya kibazo, kandi Imana ikeneye inyungu, irazibona ari uko ngisohotse mu, byumvikane ko nzagisohokamo uko byagenda kose kugira ngo Imana yunguke, nanjye nyishime, ariko nayo yunguke. Kuko nkiguyemo nkakigumamo nkagiheramo, ntabwo wa mugambi w'Imana waba ugezweho wa rya shimwe yashakaga. Niyo mpamvu nta bwoba twakagombye kugira, ahubwo twakagombye kwihangana kugeza igihe umusaruro Imana ishaka kuri twebwe iwubonye, kandi iyo iwubonye natwe turaza tukavuga duti turagushimiye Mana. Imana yacu ishimwe kandi ikomeze iduhane umugisha. Abakurikiranye Iyobokamana TV, turi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana irabiremereza kugira ngo ishimwe naryo rizaze ribyibushye. Ku rwego rwa mbere tubonye ko Imana igitegura ikibazo cyangwa se ikakirema ariko ibifite muri gahunda. Yobu, umugabo witwa Yobu, tumusoma muri Bibiliya, yagize ibibazo byinshi, ariko umuntu akibaza uti ibi bibazo Yobu yahuye nabyo byari bivuye he? Iyo dusomye mu gice cya mbere usanga ikiganiro Imana yagiranye na Shitani. Shitani ngo yari iri kugenda ngo itembera, Imana irayibaza iti Shitani urajya he? Ati ndimo ndazerera isi rwose, ndayizerera. None waroye umukiranutsi wanjye witwa Yobu ko yirinda ibibi, ko nta uhanywe nawe? Shitani iravuga iti yo reka rwose akubahe, burya wamuhaye ibintu, nyemerera ubimpe mukoreho mbimutware, urebe ko atazakwihakana. Bana b'Imana, inshuti z'Imana mudukurikiye, kugeza aka kanya kugira ngo Yobu ababare biri mu biganza by'Imana. Niyemera kumutanga kuri Shitani, nitamutanga Shitani ntari bumubone, nimutanga Shitani araza kumubona. Hano hahita hatwereka ko ntabwo Shitani yakugiraho ububasha Imana itamukinguriye, kuko Imana ifite imbaraga ziruta iza Shitani. Imana ifite ubushobozi buruta ubwa Shitani. Bivuze ngo Imana itakinguye umuryango ngo Shitani akugireho ububasha, ntabwo yagushobora. Abanza kubwira Imana, arayibwira iti mpa Yobu, muramburireho ukuboko, ibyo afite byose mbimutware, urebe ko atakwihakana. Imana yemera gutanga Yobu, yinjira mu bibazo, imitungo iragenda, abana bamushiraho, inshuti ziramuhararuka, bamucira imanza ngo ni ibyaha. Ariko muri uyu mubabaro yari arimo, Imana yari imufitiye icyizere kivuga ngo uyu mubabaro azawusohokana mwishimwe, twemeje abadayimoni na Shitani yuko dukomeye ntaho duhuriye. Bwoko bw'Imana munkurikiranye ku Iyobokamana TV, hano harimo ibanga rikomeye. Uzi ko iyo winjiye mu bibazo byateguwe n'Imana, uba muri ibyo bibazo uba uri nk'igishoro cy'Imana, cyangwa se reka mvuge ko uba uri nk'ikipe y'Imana yaserukiye ijuru, yaserukiye Imana muri ibyo bibazo. Imana ibigukeneyemo igikombe, Imana ibigukeneyemo intsinzi kugira ngo igikombe gitahe mu ijuru, Imana ibigukeneyemo intsinzi kugira ngo ibendera y'Imana abe ari izamuka. Uri mu kibuga n'umwanzi, woherejwe n'Imana. Umwanzi nagutsinda, birasa naho timu yanyu yose gurupe yose ikuri inyuma igizwe n'Imana n'abantu bayo itsinzwe. Biba bisaba ngo uhagarare kigabo, userukire Imana neza muri urwo rugamba, kugira ngo ibendera y'Imana nizamuka bazagukomera amashyi bavuga bati uri umuntu w'umugabo, ntiwaduteje Shitani n'abadayimoni, ntiwaduteje Shitani n'abantu be, ahubwo uhagaze neza mu kibuga uratsinda. Nibyo byabaye kuri Yobu. Ahagarara neza,
nk'ikibazo Imana yari imushoyemo yemeye kumutanga, ariko gahunda y'Imana nuko mu iherezo ryabyo shitani azasigara mwawe avuze ngo nemeye ko Imana igira abantu mu isi bayubaha kandi bayumvira bidashingiye ku mitungo bafite. Bantu b'Imana munkurikiye, niba hari ikintu gishimisha umuntu ni ukubaho mu buzima atangirwa ubuhamya n'Imana, kugera ku rwego na shitani avuze uti uwo warananiye, kugeza ku rwego abadayimoni bavuga bati uwo turamwemeye, yiyeguriye Imana ntitwamubasha. Ubwo buhamya bw'uruhurirane buvuye ku Mana bukava kuri shitani, bukava ku badayimoni, bukava ku bantu, bukava ku baturanyi, bukava ku nshuti, buvuga ngo ni umurokore turabyemeye, burya buba bufatika. Ariko si kibabaje, ntidutinya kugira ubuhamya. Tubutinya gute? Tubutinya dukwepa uyu muteguro w'Imana ku buzima bwacu. Tubutinya ubu buhamya dukwepa uyu muteguro, n'ikimenyetso cy'uko dukwepa uyu muteguro w'Imana ku gushaka ishimwe muri twebwe. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko tuwukwepa, iyo duhuye n'ibibazo turabitokesha. Akenshi kose inshuro nyinshi usanga tubitokesha. Toka shitani, turabishiririje, turabivunaguye, turabivunaguye. Hakaba nubwo umuntu ashobora kujya ku musozi ngo agiye kubihirika, akikorera nk'ibuye mu rujibiro rwose ari mu ishyamba, ndabihirika uko mberetse iribuye niko mbihiritse. Kandi wasanga wenda ari guhirika umugambi w'Imana ku buzima bwe, kandi agaciro ke nuko anyura muri ibyo bintu. Natabinyuramo nta gaciro azagira. Nuvuga ngo hari igihe twisibira inzira zo kuzakomera, hari igihe twisibira inzira zo kuzaba abasitari, hari igihe twisibira inzira zo kuzamamara, tukazisiba tugira ngo turi kwigirira neza, nyamara turi kwigirira nabi. Ndabaha urugero. Yesu Kristo muri Yohana igice cya 9 ngo bari barimo baragenda ari kumwe n'abigishwa, ngo babona uwavutse ari impumyi. Babaza Yesu bati, Yesu we, ubuhumyi bw'uyu muntu bwavuye he? Uku guhuma kwe ntiwasanga ari karandezi wabo? Nuko isi iteye, isi nuko ibimeze, kuko ihishurirwa ry'abantu riba riri hasi, ni hafi cyane. Ikibazo ni ibyaha, ikibazo ni ingorane, naho bahita bagushyira bati izi ni karande. Niba atari karande, uyu mwana ashobora kuba yaracumuye. Yesu arababwira ati rero nimugabanye imanza. Muri gahunda y'Imana ijya igira ibintu itegura, ikabitegura bizababaza abantu, ikabitegura ari ibyo gusharirira abantu, ariko hirya hihishemo umugambi wayo wo kuzihesha icyubahiro. Abantu bakavuga bati turakwemeye Imana. Yesu abwira abantu, barababwira ngo ntabwo uyu mwana, ntabwo uyu muntu yahumye ku mpamvu z'ibyaha, ntiyahumye ku mpamvu z'imiryango, ahubwo ubuhumyi bwe nk'uko yabahaye amaso mazima, iyo niyo yamuhaye ubu buhumyi. Avuka afite ubumuga bwo kutareba, kugira ngo mu gihe gikwiriye Imana izihesha icyubahiro. Ako kanya ngo yatobye akonda akamusiga ku maso, akamusize ku maso ngo arahumuka. Uku guhumuka, umugambi w'Imana wari warateguye imyaka ingana n'iyo uriya muhungu yari amaze ari impumyi, ubugezweho. Ishimwe ry'Imana riba rirabonetse. N'uyu munsi twirirwa tuvuga duti Imana yahumuye impumyi. Bana b'Imana, icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, niko mu migani hatubwiye ngo ariko abami bo, abantu bo bubahishwa no kubigenzura. Aka nako nakavugaho gato, ni gute abantu bubahishwa no kugenzura ibintu Imana yakinze. Icyubahiro abantu bahabwa nuko bagenzuye iby'Imana yari yakinze, nuko iyo Imana ikinguye bikaboneka. Abagira agaciro ku bwabyo ni benshi. Nabaha urugero. Uyu munsi dufite inkuru nyinshi muri Bibiliya z'amateka y'abantu bari barababaye. Ayo mateka y'abantu bababaye Imana ikaza guhindura ubuzima. Uyu munsi abantu benshi barimo barayarisha muri ubu buzima. Umuntu akavuga inkuru za Isaka, akavuga uti Isaka rwose, Isaka Imana yagiye kumutamba, Isa yagiye kumutamba, Imana yishakira igitambo. Umuntu akavuga gutya akarya, akavuga iyo nkuru gusa. Nuvuga ngo abantu babubahishwa no kugenzura ayo mateka y'iby'Imana yakoze. Kiro no kubara izo nkuru, umuntu akabara inkuru za Hana akarya, umuntu akabara inkuru za Isaka akarya, umuntu akabara inkuru za Yobu akarya. Kandi mu by'ukuri hari uwari wababaye
byabaye muri icyo gihe kugeza ku rwego Imana ikuye mu icyubahiro, ariko abantu bo basigara bagenzura ibyo nabyo bikabaha agaciro. Byumvikane ko uyu muteguro w'Imana uko byagenda kose ufitiye Imana umumaro, ariko uranahindukira ukagirira n'abantu umumaro. Imana yacu ijya ibiremereza kugira ngo n'ishimwe rizaze ribyibushye. Nihuse ku rwego rwa kabiri, uru rwego rwa mbere Imana yateguye ikibazo kugira ngo izabone ishimwe nyuma. Mu rwego rwa kabiri hagiye kuza icyo bita noneho kuremereza ikibazo cyari cyoroshye. Ku rwego rwa mbere cyari cyoroshye, noneho ku rwego rwa kabiri igiye kukiremereza. Igiye kukiremereza gute? Niba Imana ifasha Aburahamu ikamubwira ngo mpa umwana wawe, Itangiriro 22, byumvikane ko iramugerageje, ni nako Bibiliya ivuga. Kuko kumugerageza hihishemo ijambo rivuga ngo nzareba urukundo nkunda uko rungana. Nibyo koko Imana irashaka kumenya urukundo uyikunda uko rungana, ikugerageje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku munsi wa mbere uyu mugabo aragenda yerekera ku musozi Moriya. Umunsi wa kabiri uragera, Imana ntiyanamutangira ivuga iti kuva umaze umunsi wa mbere ukagenda uwa kabiri biragaragara urankunda, isubirire mu rugo. Imana ishima ko iminsi yuzura 3. Kubera iki iminsi ibaye 3 uyu mugabo akiri kugeragezwa? N'uburyo Imana iremerezamo ibintu kugera ku rwego ibivuga iti ese bikomeje bikagira imbaraga, aho ubu buhamya ntibwahita bushira afite, iyi morale ntiyabimushizemo. Hari ukuntu usanga umuntu agira morale kuko ibintu bigitangira, afite morale kuko nibwo akinjira mu kibazo, afite morale kuko nibwo akinjira mu bukene, nibwo akiva ku kazi yari afite, nibwo bakimwirukana se mu kazi, nibwo agihomba se, ugasanga afite akamorale nk'umuntu ugifite rwose ugifite icyizere, nk'umuntu uvuga uti niho nkinjira mu bibazo. Ariko Imana ikavuga iti nimba iremereza iyi morale azaba akiyifite, nimba itinza bikagira imbaraga iyi morale azaba akiyifite. Imana ishima ko iminsi 3 iri kugerageza Aburahamu. Ku munsi wa 3 asohoye ku musozi Moriya agiye gutamba umwana, Imana iramubwira uti wikigirira nabi nakurebaga. Si umwana nari nkeneye, burya nagupimaga, nakugeragezaga ngo ndebe urukundo nkunda. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ahitegura ikibazo, ariko igira ngo ireme ishimwe, umuntu azabone koko ko ari ishimwe Imana yashakaga. Imuhumura amaso, abona umwana w'intama wafashwe mu mahwa, amutamba mu cyimbo cy'umwana we nk'ikimenyetso cy'uko icyo Imana yari yakoze yari ikizi. Bivuze ngo ni Imana ishobora gutegura intambara ariko itwaye n'amahoro, ikavuga ngo ndareba uko witwara mu ntambara, nuhagarara neza ndaguha amahoro kuko nayo ntabwo ari kure. Ni Imana itegura indwara itwaye n'umuti, iteguye indwara mu kuboko kw'ibumoso, mu kuboko kw'iburyo itwaye umuti. Iravuze iti niwitwara neza mu burwayi, mu kuboko kw'iburyo mfite umuti ndahita nkuguha, nk'ikimenyetso cy'uko icyo ngomba gukora ndakizi nyuma y'iki kigeragezo winjiyemo. Imana ikagenda iremereza ibibazo, ariko izi ko nibiremereza ari nako ishimwe rizaremera. Hari Betaniya kwa Lazaro, Yesu yagombaga kujya gusura Lazaro akirwaye akamukiza. Gukiza Lazaro akirwaye harimo ishimwe, ariko ntabwo riremereye. Natwe tubyiyumvishe, gukiza Lazaro akirwaye ishimwe ririmo, ariko ntiriremereye. Urarwaye urakize, urarwaye nibyo koko urakize, urashima Imana, wenda binoroshye uvuga uti nshimye Imana ko nari ndwaye ndakira. Ariko noneho nidutekereze kuri gahunda y'Imana ku kuremereza ikibazo cya Lazaro. Kristo asibiye ku bushake. Iki gisa no gutererana Lazaro, ariko atamutereranye bya gipagani, amutereranye bizima byihishemo umugambi wo kurema ishimwe riremereye. Arasibira. Yari afite gahunda yo kujyayo, none arasibiye. Uzi ko Imana ishobora gusibira ku buzima bwawe, yari bukemura ikibazo cyawe none igasibira 3 ngo irebe uko uhagarara. Ibirasibiye. Asibiye, indwara irakura bigera ku rwego apfa. Apfuye, Yesu ntiyajya kubasura ku munsi wa mbere wo gupfa. Aravuga uti ngiye kubasura agipfa,
nshobora kumuzura bakagira ngo wenda yari agishyushye cyangwa se ni koma yari yagiyemo cyangwa se ntiyari yapfuye, ni kwa kuntu umuntu asinzira ariko akiri muzima, muri gahunda yo kuremereza ibintu kugira ngo ishimwe rize ribyibushye, yanga kujyayo umuntu agipfa. Turi ku ijambo rivuga ngo irabiremereza ishimwe rizaze ribyibushye. Mwe mudukurikiye, wowe unkurikiye, ukurikiye Iyobokamana TV, sinzi uko Imana ijya igukemurira ibibazo, niba biremereza, niba bikemura ukibyinjiramo ntabwo mbizi, ariko menya ngo birashoboka cyane ko Imana yaremereza ikibazo cyari kinoroshye, cyari no kugarukira hafi rwose bitanagiye na kure, ariko ikabiremereza ishimwe rizaze ribyibushye. Arasibira ajyayo ku munsi wa 4 amaze gupfa Lazaro. Aha Yesu yari azi ko umuntu umaze iminsi 4 baramushyinguye. Icya mbere, mu mitwe y'abantu bose bamaze kwiyumvisha ko umuntu yaboze, yanutse, atakiri muzima, umubiri wamaze gushenguka. Ntawe ugifite icyizere cy'uko uwo muntu akiri muzima. Uzi ngo kugera ahantu umuntu wese avuga uti uyu nahava n'Imana izaba ihamukuye. Urumva ko hari ahantu Imana ikugeza kugeza ubwo umuntu wese nawe avuga ngo nuhava niyo izaba ihagukuye, nuhava si mwe nanyu uzaba hagukuye, nuhava umva sinunaka uzaba hagukuye, niyo izaba ihagukuye. Abantu nabo ubwabo bagatangira kuvuga Imana ko ariyo yonyine yakora aho hantu kubera urwego ikibazo cyagezeho. Nicyo rero Imana ibishaka, ibigira ngo ninabikora hatagira umuntu uvuga uti buriya ni mwene wabo wo hanze niwe umugiriye kuriya, nuko afite se ukomeye. Oya, abantu bagere ku rwego bavuga bati nahava nasohoka muri ibi bintu niyo. Ngiki cy'Imana yashakaga. Kristo ajyayo ku munsi wa 4 bamubwira bati rwose yuba waraje mbere. Urumva ko mu myumvire y'umuntu aba yumva Imana yakora ibintu bitaragera kuri aribwo byakunda, ariko ndagira mbabwire ngo Imana ifite imbaraga zirutiza abantu. Ntabwo Imana yacu ifatiranye ibintu ngo nibiyicika ngo nibigera kure ngo biraza kuyinanira. Hoya, umuntu washobora kuvuga uti reka nihuta ataragera kure, reka nihuta akirimo umwuka, reka nihuta bitarakomera nibwo atazangora. Hoya, ku Mana yo ntibiyirenga, ngo niyo byaba byageze kure ngo nahandi kure bishobora kugera ku buryo Imana itabikemura, ahubwo kugera kure kuri yo nibyo byiza kuko bituma inabikora, bakavuga bati turakwemeye uri Imana. Ku munsi wa 4 agezeyo baramubwira bati yanutse wivunika, urarushywa n'ubusa wabuze kuza mbere akirwaye ngo umusengera akira ataragera hapfa. Bamwereka nk'aho ari Imana ishobora gukiza urwaye ariko itavuze uwapfuye. Arabwira uti icyo nashakaga niki, ngo abone ukuntu barira bababaye nta kwizera bafite. Ati nashakaga kumenya n'uburyo mufite kwizera, none ndabona ari ntako. Bibiliya iravuga ngo arangije arababaza ati mwamusize he? Ati ni hariya. Ngo ahamagara Lazaro, ngo ararama ngo areba hejuru, ngo ahamagara Lazaro. Uko guhamagara Lazaro cyari ikimenyetso cy'uko n'ubundi yarabiziranyeho na se. Yaravuze uti Mana, ibi bintu mbivugiye kubera aba bantu bankikije. Bari babiziranye, avuga uti uyu ni umunsi wo kubemeza. Mbibutse ko mu bintu byari byarazanye Kristo amagambo abiri, hari harimo kwemeza abantu, akabemeza binyuze mu nzira ebyiri. Yaravuze ngo nintabemeza binyuze mu magambo mbabwira, nzabemeza binyuze mu byo nzajya nkora. Urumva ko gahunda ya Kristo niba ari ukwemeza abantu, kandi koko tubyemere ko kwemeza abantu ni ijambo rimwe na rimwe dufata nk'aho ritari rikirisitu, ariko rishobora kuba iri pagani ku muntu, kuko umuntu washobora gushaka kwemeza abantu mu bwirasi. Ariko tugaruke ku Mana. Imana ishobora byose, ahubwo se itanatwemeje twayemera, itanatwemeje se twayikurikira, itanatwemeje se twayiyoboka. Ni ngombwa ngo itwemeze, nitwemera tuyikurikiye, nitwemera tuyizere, nitwemera tuyishime. Yagombaga kwemeza abantu mu nzira zose. Uyu rero wari umunsi wo kwemeza abantu, akabereka ko niyo umuntu yaba yarapfuye yakongera akamuzura. Yaramuzuye ariko binyuze mu kuremereza. Yarabiremereje kugeza ku rwego umuntu abora, aza kumuzura. Baravuga bati turakwemeye Imana. Imana yacu ijya ibiremereza kugira ngo nishimwe naryo rizaze riremereye. Uyu ni Lazaro. Twabaha n'urundi rugero rw'aba bahungu bitwa Saduraka na Meshake na Abedenego, tubona muri Daniyeli igice cya 3. Uyu Saduraka na Meshake na Abedenego baragambaniwe, Imana ibireba. Imana ifite ubushobozi bwo gukiza umuntu akagambane abanzi be bataramugiraho ububasha. Irabishoboye pe, irabishoboye rwose. Ishobora kugukiza akagambane batarakugiraho ububasha, ariko kubera ko ishaka ishimwe riremereye no kwemeza abantu bakemera ko ikomeye,
yemera ko babagiraho ububasha, irabiremereza yanga kubatabara batarajya mu muriro, iravuga uti mbatabaye mutarajya mu muriro ntabwo twaba twanditse izina, ntabwo twaba twanditse amateka. Icyiza reka mujye mu muriro, aho umuntu wese avuga uti nimujyamo ntimushye tuzamenya ko mufite Imana, nimujyamo ntimushye tuzamenya ko musenga. Imana irarekura, ikingura umuryango, irawurangaza, bajya mu muriro. Binjiye mu muriro, Kristo aritambika aravuga uti uretse no kuba mwashya nta n'umwotsi urabahumuraho. Ndagira mbibutse mwe mudukurikiye twumva ijambo ry'Imana ku Iyobokamana TV, Imana yacu nta sezerano yahaye abayikurikiye ryo kudaca mu muriro, nta sezerano yahaye abayikurikiye ryo kudaca mu mazi, nta sezerano yahaye abayizeye ryo kutarya ibyica. Ahubwo dore amasezerano yabahaye isezerano ryo guca mu muriro ntibashye, ibaha iryo kunyura mu mazi ntabatembane, ibaha iryo kurya ibyica ntibibice. Niba yarabahaye iryo kunyura mu muriro ntibashye, byumvikane ko ntushobora kurwanya guca mu muriro, ahubwo kwanga guca mu muriro ni nko gutekereza hafi cyane, ni nko kureba hafi, ni nko kuvuga uti sinshaka kuzaba umuntu wamamara, sinshaka kuzaba umuntu ukomeye. Hari n'umuntu ushobora gusenga avuga uti toka shitani ndaze guca mu muriro, toka ndaze. Ngo kwanga guca mu muriro ni ukwanga kumenyekana, kwanga guca mu muriro ni ukwanga kwamamara, kwanga guca mu muriro ni ukwanga kugira agaciro, kwanga guca mu muriro ni ukwanga ko abantu bose bazemera imbaraga ziri muri wowe n'Imana iba muri wo. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo muzaca mu muriro ntimuzashya, muce mu mazi ntabatembane, murye icyica ntikigire icyo kibatwara. Niyo mpamvu tuzarya ibyica ntibigire icyo bidutwara. Ndimo ngana ku musozo, nabaha ubuhamya gatoya kuri aka kavuga ngo tuzarya ibyica ntibigire icyo bidutwara ariko twabiriye. Nge ndi umwe mu bantu barozwe cyane, nararozwe cyane bishoboka, nararozwe cyane ku buryo ntekereza ko bahamagaye abantu bafite uburambe mu kurogwa. Uburambe mu kurogwa, hari igihe bajya bavuga bati umuntu ufite uburambe mu bintu ibi n'ibi, nanjye mfite uburambe mu kurogwa. Nararozwe cyane ku buryo iyo ntaza kuba umuvugabutumwa wigisha abantu ijambo ry'Imana, nakabaye mfite ivuriro rivura uburozi, kuko consultation niryo somo rikomera mu buvuzi. Nge rero riranyoroheye cyane, gusuzuma uburozi ni ikintu kinyoroheye kubera ko nagize uburambe mu kurogwa. Kubera kurogwa kenshi byanatumye nkagira uburambe mu kurogwa, byanatumye ngera ku rwego nabasha gusuzuma umuntu warozwe, kumbwira gusa uti ubabara gutya, nkahita mubwira nti rwose wivunika barakuroze, kuko barandoze. Urabona ubuzima tubamo, hari igihe abantu bakoraga koperative bakavuga bati dukoraga koperative twiteza imbere, duhinga amashu, duhinga ibitunguru. Nge bakoze agashyira hamwe ko kundoga, bahana amakuru bati nge namuroze ubu, ejo uzamuroge buno, uzahindure wowe umuhe buno. Barandoze ku buryo bandoze ubufata umutsi w'inyuma ndabwivuza, bandoga ubufata ubundira mu mavi ndabwivuza, bandoga ubundira mu nda marabuka yake kagura ndabwivuza, bandoga ubundira hano mu gatuza umuriro ukajya wakamo ndabwivuza, bandoga ubuncamwe ibitugu sinjye nshobora kugira ikintu nabasha kwikorera ndabwivuza, bandoga ubwo mu mutwe ngo sari. Numva ngo barandoze ku buryo kumbwira ngo ubabara gutya ibyo byonyine biba bihagije kuba nakubwira ndi rwose barakoroze. Rwose wenda simbivugiye kugira ngo muze kuza kunyisuzumishaho, uretse ko nta n'amategeko abihana. Rwose twahuye ukansanga cyangwa ukamaze ko numva ameze nabi, nshobora kugufasha. Ariko nageraga mbabwire ngo tuzarya icyica ntacyo kizadutwara. Kuba barandoze izo nshuro zose bagambiriraga kugira ngo mpfe, ariko tugenda n'ijambo rivuga ngo tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara. Ntabwo tugira iryo kutabirya, tutabiriye ahubwo ntabwo twaba turi muri gahunda. Umva ngo narabiriye ntibyagira icyo bintwara. Kutagira icyo bintwara niho hari imbaraga z'Imana kuruta uko ntabirya. Ntabiriye ntazihari nyinshi, ahubwo kubirya ntibinyice niho imbaraga z'Imana ziri, bakamwarwa bakabona ko baruhiye ubusa. Nari mbabwiye ngo Imana yacu iremereza ibintu kugera ku rwego ushobora no guca mu muriro kugira ngo nuwusohokamo bavuge bati ni ukuri iyi ni Imana pe, iyi niyo. Nabahumurizaga mbabwira nti nimuhumure, nuba mu bibazo ukagera ku rwego ubona ko Imana itagutabaye vuba ngo ibikemure hakiri kare, ni uburyo bwo kubiremereza kugira ngo ishimwe rizaze rifatika. Aya magambo y'Imana twarimo tuganiraho, twasoza tugira duti ikibazo cyose uhuye nacyo
utakigizemo uruhare. Reka nsubiremo, ikibazo cyose uhuye nacyo utakigizemo uruhare, utari nyirabayazana muri cyo, utagitangije ukabona kikuguye gitumo, kuko kumwe birivuga ngo nimugubwa gitumo, ukabona bikuguye gitumo, ntiwigeze ubitegura, nturi nyirabayazana. Kuko hari abantu baba mu bibazo wagenzura ugasanga nabo babifitemo uruhare, wagenzura ugasanga ntiba nyirabayazana muri byo. Ariko umva uko Bibiliya ivuga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 4:19, abantu mwese mubabazwa nk'uko Imana ibishaka. Mu yandi magambo, mubabazwa biri mu bushake bw'Imana, mubabazwa biri mu mugambi w'Imana. Mujye mufata ubugingo bwanyu mubitse umuremyi wo kwizerwa, mwe mukomeze mukora ibyiza, kuko Imana yateguye iyo gahunda, yagukingiranye muri ubwo buryo, yakinguye umuryango w'ibikugerageza. Nubwo ugiye kubinyuramo mu gihe runaka, ndagira nkubwire ngo ikigomba gukora irakizi. Ikiganiro yagiranye na Filipo bari ku musozi, yari amaze kwigisha amagambo y'Imana ngo abona abantu barashonje. Aramubaza ati tugurehe ibyo kurya ngo babone ibyo barya? Ngo icyatumye amubaza iryo jambo, yagiraga ngo amugerageze icyo yagombaga gukora yari akizi. Erega ni uburyo bwo kwigiza nkana, burya ikigomba gukora irakizi. None se Aburahamu ntiyamuhaye igitambo? Burya irakizi. Yobu se ntiyasohotse mu bibazo yari arimo? Burya ikigomba gukora irakizi. Basaduraka se hari ubwo bahiye? Ikigomba gukora irakizi. Yohana se hari ubwo yaheze mu Lazaro, hari ubwo yaheze mu gituro ntiyazutse? Ni ukuvuga ngo Imana ibaye nk'iyigijije nkana, iremereza ibibazo byawe kugira ngo ishimwe rizaze ribyibushye. Ujye uzenguruka mugikure hasi. Hari ukuntu usanga umuntu ari gushima Imana, mugikure hasi. Nta zindi mpuwe burya nuko yabiremereje. Ariko burya ikigomba gukora irakizi. Nuhagarara kigabo, gahunda y'Imana ni ukubona ishimwe, kandi kubona ishimwe ni uko ubisohokamo. Utabisohotsemo ntiyaribona, igomba kubigukuramo kugira ngo iribone, nawe ugasigara ufite agaciro. Ikigomba gukora irakizi. Ndagira ngo dusoreze hano, dusenge Imana, dusenge muri ubu buryo. Imana iturinde ibigeragezo twihamagariye, iturinde intambara twihamagariye. Nitunababara tubabare tuzira gukiranuka, tuvuga ngo niyo yabishatse kandi nayo izabishaka nkabivamo. Wowe unteze amatwi, birashoboka cyane kuri mu ntambara wihamagariye. Bwira Imana ngo mbabarira kuzo nihamagariye. Ariko izo urimo utarazihamagaye, ni Imana irimo iragupima, ni iterabwoba ritoya ikuzanye imbere ngo irebe uko uhagarara neza. Ariko hirya ifashe, ifite ikigomba gukora, kandi nuhagarara neza irakwereka ko koko cyari gihari. Uzabona ishimwe nk'uko gahunda yayo ari ukubiremereza kugira ngo rizaze ribyibushye. Dusengane Imana. Turagushimiye Imana, iri ni ijambo ryawe. Ijambo riratubwiye ngo uri Imana ishobora kuremereza ibintu kugira ngo nishimwe rizaze riremereye. Si kenshi abantu bashima Imana iyo ibibazo byakemutse vuba byihuse bitabagoye. Barashima ariko ukabona ko ni ibintu byoroshye bisanzwe. Ariko umuntu washyize ahantu cyane akababarira, iyo agiye gushima uzaga avuga uti nimugikure hasi icyubahiro, imugikure, ukagira ngo Imana hari icyuro cyo kibahaza. Ariko biba byamurenze, kiba ari ikimenyetso cy'uko waremereje ibintu kugera ku rwego umuntu muri we hinjiyemo ijambo rivuga ngo nzayishima amahanga yose abibone. Dusabiye umuntu wese wari uri mu mibabaro yihamagariye umubabarire. Ariko uri mu bibazo atikururiye namenye kuri murarema ishimwe kugera ku rwego biremereza, yihangane, afata ubugingo bw'abukubitse, akomeza kwizera. Icyubahiro ni kibi cyawe, kuko ari wowe utubereye amaso. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka tubashimire mwebwe mwari mukurikiranye ijambo ry'Imana. Ni twa Evangeliste Misago Alfred. Birashoboka cyane ko ushobora kudukenera uvuga uti se ugize ikintu kigucanze mu magambo y'Imana udasobanukiwe, utari gushyikira, watubona unyuze kuri contact 0784 5244 0784 5244. Ushobora kutubona ku zindi nyunganizi. Amahoro ya Kristo nabane namwe.